hari abantu rero bazi ngo dore imboga ahubwo yari boss wanjye ntaho bihuri ahubwo ngiye ku ruhande rwanjye numvaga nshobora gukorera ubuntu umwaka ugashira ariko interview yose ajyamo tujyane kubera ya ntego ariko ya ntego nabaga nihaye ushaka kwiye ahubwo interview ya mbere nakoze twayikore muri studio nari mfite look isanzwe iya kabiri tujya kwa Irene cyakora umusatsi wari wamaze gukura nari namaze gukaraga utuntu tumeze nkaho turyamye ukuntu hanyuma gushyiraho direct iya gatatu twayikoreye kwa Gerard Mbabazi ni Santa Park urukumva Gerard Mbabazi niwe dukoresheje atokinga no ku musatsi wanjye akimara kuvuga ku musatsi wanjye naje kwireba mu kirahure nsanga uburyo ureba ntabwo nsa n'abastar bisobanuye ko Gerard Mbabazi niwe watumye ushyiraho direct niwe wancokoje narazushyitse maze kwireba nsanga ntabwo nsa n'abastar ndagusuhuje kanone nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro dukora umunsi ku munsi yaba Maneri Entertainment ndetse na Ben Empire. Uyu munsi ubwire ngo kise umunsi natembereye hanyuma inza muri studio ya M Record guhura na producer umwe ubanza akanikurikira muri Rusizi. Gusa ntago ari muri Rusizi gusa, akora mu gihugu hose, amaje gukorera abahanzi benshi batandukanye mwa kino gihugu. Ngiye gusuhuza nitwa Mr Bean, iyo utarengejeho promoter ntago riba ryuzuye, ndi umwana w'umushu bikunda kandi ubyemera. Ndagusuhuje. Nanjye ndabishye cyane. Ariko ubwo producer nabo bikiriza nk'abahanzi. Haga producer bivuga nk'abahanzi, producer urivuga ariko hari gihe ufite nk'akajingo kuntu ikibazo cyawe ndabatangiye hari akantu ukikavuga mpita nkibazaho, hari akantu utangiye ngo ndabatangiye uzahora ubatangira gutangira ariko ntego nge nihaye naho iyo jingo yaturutse niyemeje guhora ntangira kuko bisobanuye umuntu ufite udushya twa buri munsi. Nimvuga ngo ndabatangiye nuko umuntu ntangira ninsohora bangu kumvira ryose nuko iteka ryose numva ko nejo ninsohora indi ngashyiramo ndabatangiye urumva ko nzaba ntangiye kandi gashyashya gatandukanye nako nakoze. Ntago uzigera ukura gukura ko nta gukura ntekereza ko gukura nkarenganga hari ibintu buri wese yifuza. Niyo mpamvu nifuza bwo kuba umwana kugira ngo nzakure. None nukura jingo uzahindura? Ntago bishoboka. Nzakomeza ntangire. Nukura uzakomeza wowe utangire? Nakurangiza gwa. Kandi ko mufite gahunda. Nakurangiza. Uzise iyo jingane yaturutse? Ntekereza kera 2019 nkirangiza segonderi nibwo nari ndi kumwe n'abajyama banjye turi muri ghetto, nakoraga ibintu bya production bisanzwe ariko ntabwo nyine byari byakaba umwuga ariko nakoraga ibintu bisanzwe byo gufotora ariko ntarajya muri domaine ya production. Kwatambutsa ku mukire narangije aratubwira ati ndabahereza rifiti yego ariko sindi bubarenze hari ya ruguru. Umuhungu wanjye aravuga ati ngiye imodoka narwo nayicaramo umuzinyura mwica. None tugeze muri ghetto tubitokinga byatari tujyaho turanatongana turavuga ati kwishyirwa hejuru wigize wa danger, urumva meze nk'umuntu utandukiriye content ariko bigiye kugisha kw'iki kintu. Ndabwira ati ariko tuza nituzakira nzakwereka. Ngiye mfite icyizere ko nzagura akamodoka ka danger nkajya mbatwara muko nabwiye bagaseka. Uri kubizeza? Ntarabona producer. Ndabwira ningura imodoka kumwe bantu bandikaho ngo shimwa mana warakoze nge nzahita nandika ngo ndabatangiye. Mwese mwatwimaga abantu mwese mwatwimaga rifuti ati nawe ndatangiye nange ndabatangiye niho ndabatangiye yavuye nanga ndabatangiye ryaturutse. Hanyuma muri uwo mwaka narindira hafi imyaka 2 ubwo nari ntegereje ngira kugira ngo ndebe ko nafatisha ibiceri ngahita njya ku ishuri. Bitangiye Kigali nk'ibisanzwe njya kwiga production. Sinshaka kuvuga kuko nabandi kwamamaza. Okay, reka duhera. Watangiye production ryari nk'umwuga? Gutangira production nk'umwuga ntari gukina nabyo. Kwitangira nyirizina nayitangiye 2019.
2019. kuko uwo mwaka niwo natangiye kujya njya mu mastudio nkora utuziki twanjye nakoze nkajya ntambuka ku mihanda nkuba bari kudukina ntaragira studio nkoramo. Utaraza muri Kode wakoze mu yandi mastudio atandukanye. Hanyuma experience tangiye kubona utangiye kugira iguha ikihe cyizere? Icyizere mbona muri experience none hafite ni cyuko umuziki ubwo ngiye kwibanda mu ntara cyane cyane niho cyane kuko ahandi hose icyizere cyo cyarabonetse, ahubwo icyizere mfite nuko umuziki w'Irusizi tugomba guhindura. Ndizera ko ugomba guhinduka, ntavuze ngo ntabwo intego mfite ari ukuvuga ngo reka nkore cyane ngere ku rwego rw'abari muri Kigali wini bampamagara ngo mpite nguruka ngo ngende just kubera ko ngo nabaye wadanje ngo reka njye gukorera muri Kigali. Gahunda mfite niyo wenda nagenda ngira icyo maze guhindura mu muziki w'Irusizi. Hari bamwe mu baproducer bakoreraga hano Rusizi batandukanye mu bihe byatambutse. Abo baproducer bari bahari mu bihe byatambutse uyu munsi ntibagihari. Niki wowe utekereza gukora kigushimangiza ko ushobora kuzamuka babahanzi bari Rusizi ukabakorera bakagera ku rundi rwego ariko ugahama ku ntego yuko ugumije kubafasha? Icyo ngomba ahubwo guhindura gitandukanye n'abaproducer bakoze nge nkagira kandi gashya mpindura. Icyambere ni iki ngiki, kudatuma umuhanzi ufite amafaranga make yitinya. Icyo ni icyambere. Kudatuma antinya. Icyo ni icya kabiri. Gutuma menya ko niba ari kunyigimba kakarimbo yanditse kakandi yandikiye muri ghetto, hari abagira ubwoba bati se ndagera muri studio gute, ibintu bisigaye ari danje. Oya, ngiye icyo nzakora nuko nizeye ko umuhanzi wese aho yava akagera yaba akiri hasi nanyegera akambwira ngo dukora agakantu kabari nubwo bafite amafaranga make, kubera ko nange nkeneye kuzagaragaza ikindimo nkakigaragariza kuri uwo nguwo mutora. Numva ko nzashora imbaraga zanjye byibura nka 70%. Wenda zane nkiye nange kiremo nyinshi ubundi dukora. Wowe icyo ushaka cya mbere ni ukumwereka ko ushoboye ariko udatagitinza amafaranga cyane. Udatagitinza amafaranga cyane bisobanuye ko icyo utagitinze no gufasha impano ukabaha ku bumenyi ufite ariko udatagitinza amafaranga, nubwo nayo rimwe na rimwe aba ari ingenzi abanakenewe ko aboneka, ariko hagatagitingwa ko umuntu aza kerekana impano afite ukamufasha hanyuma ibindi mukagenda mu negosiyo k'iminsi 10. Okay, Maneri mwahuye ute? It's a long story, bro. I don't know if I can speak about that shit. But Maneri twahuye ari nk'ubwa kabiri. Maneri duhura bwa mbere nari ntaratangira ibintu bya production. Nari ntarajye no kwishuri kwiga umuziki. Ahubwo Maneri twahuye nkunda ibintu bya comedy gusa. Nkunda gushutinga, nkunda ibintu bya comedy. Noneho duhura ari umuntu n'ubundi mu karere kose usanga ari umuntu bavuga kijyanye na entertainment, ugasanga Maneri ni uri ku rwego hejuru. Noneho duhura yarafite umuhanzi managinga njye nkiga secondary, kandi uwo muhanzi nawe nari muzi. Noneho kumva ko nzahura na Maneri nabyo nkumva ni ikintu cya danje. Nari nkiri umupeto urabyumva. Noneho ngisoza ishuri uwo muhanzi yamanagingaga yari inshuti yanjye, tuza kujyana kuri tele aho Maneri ari gushutingira film. Umve ko nahuye na Maneri mugura nawe iwiwe dusanga hari role iri bukenera abantu benshi bari bwicaremo. Urukumva nuko nakinye filime ya mbere nanahuye na Maneri muri filime za Maneri. Iyo role sinzi niba babita inkoma amashyi kwa kundi abantu bahurura baje gutabara ingo zashwanye, nuko ninjiye muri filime ya Maneri gutyo. Cyakoze reaction ndi kugaragaza nizo zatumye wenda nkomeza gukina no mu zindi filime zikurikira. Ariko kubera ko wenda nari mfite kandi kazi nkora ibintu bya siberi niko nakoraga, ndavuga nti rero ntabwo nanone ibintu bya filime mfite kubangamira izindi ntego nari mfite. Ndavuga ati hari igihe cyazigeze ntangira ako kazi
production ikagizamo njya mu studio hirya no hino biba ngombwa ko ibya filime nyine mba mbiparitse kugira ngo ngire nza kuza no gukomeza ku ishuri bwo icyo kujya ku ishuri n'urugendo n'ibyo nabayemo muri Kigali ibyo wenda tuzabifatira undi mwanya ntakarata bivuga rero ragira ngo mubwire ibyo kuntu twajyaga muri nabonaga desa aho kugira ngo njye nkajya gushaka avoka yo kurarira aho kantu rero ataranyibagize aho kantu bukavuze muri iyo muntu wese hari umwana wicaye hariya uri hariya uri kukubona uyu mwanya wicaye muri studio nziza nka Record umeze neza warahuye na Maneri ndetse nanavuga ko Maneri ari we nyiri Record niyo mpamvu namukubazagaho hanyuma ariko ntatekereze ko hari ubundi buzima mbere waciyemo we arimo uyu munsi avuga ati uyu munsi uriyo mpamvu ari kuvuga kuriya warahaze yagezeyo wana duhe kuri story yo muri Kigali. Story yo muri Kigali reka nse ubwo ngiye kubimuzi ni muzi story yo muri Kigali no kuvuga ngo njyewe ndaba mureba none aka kanya navutse mu muryango mwiza kandi wifashije twifashije cyane ariko wifashije kuko niba narageze mu wa gatatu mu wa kane secondaire mfite imashini ya laptop kandi mbona ari njye nyine ifite mu ishuri navutse mu muryango wifashije ikijyanye rero no kujya muri Kigali zari intego zanjye ngiye kwiga umuziki nagiye kwiga umuziki nsanzwe nzi gucuranga mu rusengero mugiye kumbaza ngo kubiki nashyize ibintu bimeze ibyo byose tugoye komeza story ibyo bimazagaye kanini ahubwo kujya muri Kigali nari ngiye kubyaza umusaruro imicurangire yanjye sincuranga ibya gospel gusa ahubwo ngiye kwiga ibijyanye na production igezweho hanyuma mu kujya muri Kigali naragiye mpurana ba Wina na wa Joe West n'abandi bambwiraga ko turamutse dukoranye bangiza ku rundi rwego kagendera mu Kigali cyo bashaka ko nkora ariko none sinibagirwe yaraturutse bro niba ari ubuzima bubi nahuye nabwo ni muri Kigali niba ari ubuzima bubi nahuye nabwo ni muri Kigali ndabyibuka nkigerayo bwa mbere nahamagawe n'umuntu n'umujyama wari umpamagaye sindi buvuga izina rye wenda kugira ngo ndinde privacy yiwe cyangwa sinamamaza cyane nashyikiye ku Gisozi ahantu bita muri Kagara banza ariko kacyaro kambere kabaho muri Kigali urumva ubeza abatsinda gutaruka Kagugu ahantu bita muri Kagara ku Gisozi niho hantu ni mu Gakinjiro muri make umujyama wari umpamagaye mbona njyanye muri ghetto ya 15 nari nzi ngo ngiye muri studio cyane by'umuntu gukurura ngo akujyanye muri studio hatari nisanga anjyanye mu kageto ka 15 nari mfite laptop yanjye y'umukara mu rugo baranguri ndavuga ati umuntu nzanya ahantu makagira imana mwe none uko byagenda koza giye kunjya akamashini kanje iyi baga nari mfite y'udupine dukururwa nari ngiye nkugiye muri Amerika wari ugiye nkugiye muri university ndavuga ati baga yanjye nakamashini bagiye kubintwara na kwambi akamashini akarazagamo hano imbere gutyo ukarana akamashini kugira ngo utazogatwara ndangije ari umufamiliye urabona ko baviye babavukana urumva data wacu yarafite umwana utuye muri Kigali kuko abeshi niho bituriye ariko sinyankunda wenda kuvuga ngo mfite famille bunyana kangore kanjye kubasohoya bamona bagira ngo ndi gutanukira icyakabaye kintunga kuko ubu ngo nahise mpamagara ndamubwira ndi muri Kigali ati se wageze uti ati nageze mu buryo ubuntu gutya na gutya ariko ndabona mfite impungenge bibaye byiza waza ngakurangira ahantu ndi ukabumbikiye bag yanjye ibindi nkazabimenya nyuma okay uko niko byagenze ndamuhamagara mbamuhaye bag yanjye aragenda arambikira utwenda twanjye niki nsigana na ya laptop nta kindi kintu numva cyari kirimo laptop n'umugozi kamvuge gutya tubaye ahangaho mu gitondo hano umuhungu wanzanye ati nazanye impano ya danje nkuyi Rusizi ati gutya ngiye kukuzamura nza kujyana mu banyamakuru simvuge ko ibyo bintu bitabaye nubwo yari afitemo confidence ko ashobora kubikora nuko yari yizeye ko
ahubwo icyo nakora aricyo cyahangeza we icyo yagombaga gukora gusa ni ukunkonekita kw'abo bantu kumuzanamo mu gitondo cya kare ewana bwa bwoba no kwitinya ntanareba neza ntanareba mu maso y'umuntu mbona afite isoni za hatari abarambwiye twicare kuri moto nibwo bwa mbere nari mbonye moto zizira zicagiye z'amashanyarazi bro bakinkubiseho mfite laptop mu ntoki aho gatu umutari nagiye kunyiba nabwo atahana njyanye ntiyabaho ngumeza kugenda nizo mpungenge ariko kuvuga ngo ndi mu Rwanda umva nta kibazo mfite turagenda abanjyanye kwa Wina ukumva kiza kwa Wina ikintu cyantangaje cya mbere gusanga boss wa Wina ari umuntu w'iwacu nanga kuri Simerwa ndavuga ati really nsanga ne timba ni inshuti yacu nanga bose nsanga no umuntu nzi agatima kabagaragarutse urukumva nsanga baje wese niho bicaye abandi bantu bose badenaca narebaga umutima ukana cyangwa ugateba ngabo nzababona ni nsanga bose niho bibereye ikintu cyandokoye ni kimwe kwituriza byaye n'icyo kwigira watanje nkituriza bakabona nifashe kumbe n'ubwoba mfite bakabona ubwoba ukumva ubwoba nibwo bwanyishe nkanga kugira icyo nyine mvuga kuko nabonaga bamwe bakubita itabi ku munwa kandi ubabene impamo y'Imana no gushyira inzoga ku munwa nabonaga ari ikintu hari kubitandukanya gute n'izo derede mu kanya kukomeza uraje urumva akomeza tugeze kuri dukomeze yego dukomeze story rero bigenda kuzana dread urumva abahungu nkibasanga wese none ahantu nje nta nubwo habaho pe numva ubwo buranyishe ndibaza mu wabene nakureye yego mu rusengero ntarashyiraho dread kiboro nari ntarabishyiraho pe naba nkubeye ahubwo kugira ngo mwana wo mu rusengero ubona baratuje nawe urituriza nako bari kusoma ku dutabi nawe urituriza none ukamubwira rero kugira ngo nihagarare ukuntu byagenze umujyama yaraje akubita akaboko ku meza gutya ndashidukira hejuru ndagenda mureba naho bihuza n'uburyo ngiye nirebera gahoro umujyama arambwira basha cyaze ngo no mujyama we nimumwegere ngo mwe mwihoreye ngo ndabona yakarenze kumbe ubwo banari mfite no kureba gakeya byahise bibahereza ko nshobora kuba wenda ahubwo namaze gufata ibiboro byinshi wowe batekereje ko wamaje kunywa itabi byinshi namaze kugatuma urukumva undi araza arangije arambwira nase bro ntabwo uri buze gufata se ndabwira ati man nabaye uvuga ko wanywa itabi kandi tugeze ndabwira ni nabaye uzi icyo nashakaga se iki kintu cyarandokoye kuko iyo mubwira ngo ndafata ntazi nicyo ndi bufata icyari cyo amagambo y'amasilenge n'ibiki ntabwo nari nzimenyereye ngo nari nk'ivirusizi kuvuga ngo ndafata nkemera nari kujya kubona nkabona banzaniye ibintu nanjye ngatangira gushyira ku munwa ntazi umuntu utarigeze ukoze inzoga ku munwa rero umuntu mama wanjye yumvishe inzoga hari banza atitira ubwoba buramwica hanyuma rero biza kugenda gutanga ibintu ubwo ngubwo ukuntu byaje gutangira ndabyibuka uwo musore wanzanye muri Kigali twarabanye ariko akajya njyana mu masitidiyo gutyo na gutyo menyana n'abantu gusa urumva ko cyari nk'ikintu cyo kuntinyura gusa ariko nawe nta cyizere yifite cyo kuba yagira studio ndagenda turatemberana akajya njyana muri za Nyarugenge mu masoko biki n'ibiki ariko ngiye nkumva icyo nshaka kureba gusa uburyo uko basani babayeho bakarufani tubona mu mafilimi nako mu mavideo bande nabande uburyo bagaragaramo nagera mu muhanda nkabona nta nubwo ndi kubabona mu mihanda ya Kigali asaba sari none nzabakura uko batsinzanira nzahura n'umuhanzi ndabyibuka umunsi umwe naje kumucika yagiye mu kazi nk'ibisanzwe kuko akazi yakoraga ni umubaje mu Gakinjiro ndamucika ngenda ntazi niyo ngiye cyakora ikintu yankoreye cya mbere yampaye tapandigo iriho icyatanu yampaye tapandigo iriho icyatanu nta n'amafaranga yo kurya mfite kuko yagombaga kujya asiga ibyo kurya ngiye nkagenza
nkarya ariko sindenge metero 15 kugira ngo ntaza kubiyoberwa aho nagiye. Ndavuga ati ndagiye none kanze nkwereke. Mbaza ngo ikintu narajyanye i Kigali niki agatelefone ka 15 nabwo nari nahawe na papa wanje nibwo nari nkirangiza ishuri. Ako gatelefone niko nari mfite. Ndangije mbafashe ikarita ncungana no kureba imodoka ijya Nyabugogo gusa. Sibyo? Mbafashe tap and go nkoza ku modoka injyana Nyabugogo, mfashe injyanya iva Nyabugogo ngiye i Remera. Umbabarira unyumvira umuntu ugiye i Remera ntazi ngo ngiye kureba ndi, nari ngiye kureba Terdem. Urumva kwa Wina nari impazi. Ngiye Remera ngiye kureba Terdem. Reka nzakagere muri i Remera rero. Numutwe noneho imodoka imvanyemo muri gare i Remera ndiba sinunderekere mwakagira Imana. Kuzagafata telefone ngo mpamagare ya mahirwe y'umuntu. Mpamagara umujyama wanje bita foto. Niwe wahise njyana kwande. Ndamuzi foto. Turereke karakajyama ko kamenyereye n'umujyi. Karangije karanjyana. Nibwo bwa mbere numvaga ngo mu makorodoro mbanciye mu makorodoro harimo abakobwa b'indaya. Ntago nako mutaza kumbwira nawe ngo nabisi indaya inamburire. Mbona indangamirwa mw'abantu mwe urumva? Indangamirwa rero zo muri zo mu makorodoro naciye ku bantu barenga 70 ahari niko navuga. Hago nje nari nyine umujangwe ntambuka nyine. Uri kujya kwa Terdem. Ndi kujya kwa Terdem urumva nyine ariko nuko namaze kubona umujyama wanje rero wantwaye foto kuko yaramenyere muri Kigali. Ko nari nsanzwe mukorera imiziki turi Rusizi ariko ajya muri Kigali imbere yanjye. Urumva? Tugera kwa Terdem musura umunsi umwe ntiyanamenye ko ntabwo ari kumenya nta kintu nzi. Urakumva? Ariko ko nari nsanzwe umwandikira kuri WhatsApp gusa mubwira ati ndaze kugusura iki niki. Ewana ndakubwiza uko nagize muri gare ngize ngo muhamagare ntiyamfata. Ugufata saa kuza. Cyo ko numvaga ngiye kwa ducata kuri telefone ngiye kuri mu watanje. Ntiyamfata pebiseri. Nkwanjyana na foto aza no kumungezaho nkinjira amasanga abandi basani bari no kuri codinga Ahubwo ahangaha niho nanaguma. Bwakeye mu gitondo nongera ndagaruka. None wamujyama wajyanye muri Kigali akajya yibaza. Iyo mvuye aha ujyahe? Iyo mvuye aha ujyahe? Ati ntangira kurya indimi. Ati mba nagiye gutembera. Kuki wambwiye kutajya utembera kandi nzi neza ko ahantu nakweretse ugomba kujya ujya ari kwa Wina. Bako Wina niwe muntu twaduturanye hari ntekereza. Bara ku Gisozi Kacyiru kwari ukujabuka gusa muntuze nubwo ari kugenda no w'amaguru waje kwakujamuka ikinamba yonyine bitujya uzakakira. Nuko ntangira kujya mubwira kujya mu studio no kugira ngo menyere kugira mfate experience nintangira gukora ibintu bizabe ibindi. Yaje gukomera gute rero? Arambwira ati rero niba ko kubona bamaze kubona experience na maîtrise reka tuvangaha tujye gushaka inzu. Twavuye muri Kigali anjyana ku Ruyenzi. None ikintu cya mbere cyambabaje n'ukuntu yamvanye mu mujyi rwagati. Ahubwo njyana hakurya y'imisozi. Kunjyana ku Ruyenzi nuko we byari kumworohera gukodesha inzu ya make kandi ari nini. Nziza pe kurenza abaga hari inzu nziza. Tugenda na ya laptop yanjye yonyine nta kintu mfite. Ahubwo nsanga afite backup y'umuproducer yari afite ufite ibikoresho ariko atazi production. Umwe kwa tugiye kujya dukorana turi babiri. Bamwita Brain Imana namumugisha umujyama twarakoranye byatari. Nkimana kumenyana na Brain turi gukorana ku Ruyenzi nibwo yatangiye ahubwo kunzanira we abandi abahanzi. We yabonaga ari abantu basanzwe imbere ye ariko nge nkabona ni ibitangaza nkoreye. Umuntu wa mbere yanzaneye yari umujyama bita EBN. EBN afitanye indirimbo na Papa Cyangwe. Mbona ni ibintu byatani wenda indirimbo ye sinzi niba yize. Umbwira uponge mbona umbwira ibya hejuru abandi na ibintu bimeze gutya ntago ndibuka indirimbo ye. Yaramunzaniye umujyama aririmba ku kantu mpita nibuka koko video ye nyizi. Numva birankomye. Uravuga ati ntangiye gukora star. Numva birankomye. Bwa kabiri wo mujyama wanjyanye. Mu gitondo cya kare ngiye kubona mbona azanye dore imboko.
ukuri nako nawe aho ubundi iyo story yo guhura na Dorimbogo ni ukuri nako nahuye na Dorimbogo umve noneho na dread zavuye je twagiye ukuri nako nahuye na urumva Dorimbogo twahuye nkorera ku Ruyenzi Dorimbogo yaraje aje gukoresha indirimbo ya The Ben yari indirimbo agomba kuririmba mu kwe bwa The Ben nubwo bategeze bamuheza stage icyo gihe ubwo ni inkuru ndende bwo hari nawe yabyivuye usibye ko nyine Imana inkuru uko ridashira yaragiye hanyuma namukoreye indirimbo ya mbere bayitaga Umugisha na n'ubu kuri YouTube iriho Umugisha by Vavajuru iriho na niyo ndirimbo ya mbere nashyizemo jingo ndabatangiye ndabahaye niyo wanatangiriye kuri Dorimbogo urabatangiye zangegera uramutangiye uturirimbo twose nagiraga mu jingo ya Ben Bless beat ndagasiba futa cisha amakarongo ubutangire kuri Dorimbogo batisha noneho ndabatangiye ya modoka ndayiguze urabwe tugurike nimba ntangiye production hanyuma guhana Dorimbogo byaje kugenda nyuma yo guhana Dorimbogo ntagaraho byarangiriye umunsi wa mbere twarakoze iyo ndirimbo irakorwa irarangira n'amashusho yayo nimba ndimuka neza na shootingishije Sony niba bayita gude Sony ntoya twa duto tw'umweru gashutingisha telefone ya nyiri studio ubu yari Brain akaririmbo karagiye tugasohora ari nk'aka visuelle karagiye kakubita 15 mu minsi 3 ndavuga ati bwamamare buraje ndabubonye shanda batangiye bwamamare buraje araza aje gukoresha indirimbo ya kabiri bayitaga Imihigo ubwo urumva ibintu by'amatora perezida byari byegereje aza kubita indirimbo ya kabiri bita Imihigo aza noneho azanye na Manibu ariwe nyiri X Large TV ndamuzi abyumvira ako hantu hatinga natangiye kumva ako kantu nizere kurimo kurakumva cyane azana na Manibu akaba ari nawe ukoresha bayakamwana Manibu ni ukoresha bakanyombya ubwo umuntu utamuzi ndagira ngo amwumve fresh ni ukoresha banyaga bande bose barabyamamare byose tubona mu makuru zira content neza ko ndagukora cyane ngari ubwenge inyuma nsanga koko na Dorimbogo no mu comedy Dorimbogo ntago ari umaza no ko ngani ho ntago nzapfa ndabatangiye ukomeza kubatangira Manibu niyo wankoresheje interview ya mbere na mbere ako ka mwanya tukirangiza kuri codinga indirimbo yita Imihigo cyakora Dorimbogo izo interview zo zirahari Dorimbogo twa recordings yo boro ya mbere sinigeze mufasha kubijyanye n'imigororere n'imyandikire reka yandikaga kigospel frutu we kubitamo ibyo kubitamo cyakora icyo nakoraga no kugerageza gucura wenda injyana zigezweho gusa we nabiririmba bijye guhura uko nari nzi gucuranga nari maze kwiga umuziki urukumva none ako kanya mbona n'ubundi na Jojo Brice arahituye umwe w'umudansi w'umubyinnyi ndavuga ati ahubwo ahantu niho ibere byamamare utangiye guhana ibyamamare ndavuga ati ahantu niho ibere byamamare ariko ubwo urumva ntekereza ko byose byagiye bizanwa no mugema bita Brain kuko yaraziranye n'ibyamamare ariko atazi ko ari ibintu ari abantu badanje urukumva twebwe mu ntara nabonaga nk'abantu basanzwe kuko twebwe mu ntara tuba turana we abafite abantu bahura akabona bo barahura twebwe mu ntara tuba tubareba tukabona n'abantu badanje ariko begeranye we ababona ari umuntu cyangwa bavugana bafite connection uko niko rero iyo ndirimbo yararangiye interview yabereye ako kanya ubu none ugiye kureba indirimbo imaze gukubita hafi 220 ntakizaho indirimbo yitwa Dorimbogo n'izindi zaje ziza nyuma yaho Dorimbogo ifite miliyoni hafi na magana none iyo ndirimbo bita Imihigo niyo yatumye mpura na Irene murinda habi kasha makokero ubwo nibwo nari ntangiye kujya nyenda mu mamodoka njya mu mara interview gusa hari nabwo wanakoraga kaboro k'abarundi aho ngaho nabaga ni kugenda mu modoka icyo gihe nakoze aga content ntazi neza ko kari gutwika ndi kuvuga mu Kirundi andi Karundi nageze muri Kigali n'ukurasha ndabatwika n'ukuri kweri nivugira uko nguko nicaye mu modoka y'umumabuja
ufite cyane bita Maximed TV ndayizi. nawe arazi bigarutseho twavuga byinshi kuko nawe numwe mu bantu bakoreshaga Dorimbogo ubwo ababosi bose ba Dorimbogo batangiye kuba ababosi bawe, batangiye kujya baba ababosi banjye. Hari abantu rero bazi ngo Dorimbogo ahubwo yari bosi wanjye, ntaho bihuriye. Ahubwo ngiye ku ruhande rwanjye numvaga nshobora gukorera ubuntu umwaka ugashira, ariko interview yose ajyamo tujyana kubera ya ntego. Ariko ni ya ntego nabaga nihaye ushaka kwiye. Ahubwo interview ya mbere nakoze twayikore muri studio, nari mfite look isanzwe. Iya kabiri tujya kwa Irene, cyakora umusatsi wari wamaze gukura, nari namaze gukaraga utuntu tumeze nkaho turyamye ukuntu. Hanyuma gushyiraho direct. Iya gatatu twayikoreye kwa Gerard Mbabazi muri Santa Park. Urukumva Gerard Mbabazi nawe dukoresheje atokinga no ku musatsi wanjye. Akimara kuvuga ku musatsi wanjye, naje kwireba mu kirahure nsanga uburyo ureba ntabwo nsa n'abasitari. Bisobanuye ko Gerard Mbabazi niwe watumye ushyiraho direct. Niwe wancokoje. Narazishyitse maze kwireba nsanga ntabwo nsa n'abasitari. Urangije uravuga ati ubwo Gerard Mbabazi avuze ibi nanjye reka ngiye gushyiraho direct nkwereke ngire ruko. Ahubwo yabajije Dorimbogo aramubaza ati se Vava umuntu tuzane none nizere ko ari shere wawe dore ko bigenje. Dorimbogo arangije aramubwira ngo aha ngo reka da ngo ariko nangwa nafite udusatsi twiza ngo abandi ngo usanga bafite imisatsi bishurumbuye ngo bigwa ku mugongo. Umuntu yavuga gahunda muzi. Hanyuma uhita ubona uvuga ati n'ubwo Dorimbogo rero we akunda aba bantu reka njye ushyiraho direct nyange. Oya si icyo ahubwo njyewe nazishyizeho natangiye kwita ku bijyanye no gusukura umusatsi wanjye cyase kugira ngo ninongera kujya muri interview none nzagire n'abatwitse. Nta kintu cyabimbwiraga kwa kugira ngo kumwe bavuga ngo dore outfit dore ipantaro dore agapira bazavuge nuko musatsi. Hanyuma urupfu rwa Dorimbogo rwaguhombesha iki? Shanga iyo bigeze aho ngaho byo bindi Beni barabizi ari ibintu ntaguhisha kandi urabizi twaranakuranye ku bwana wenda abantu batabizi ubwo nabo bazabibaza. Urukumva Dorimbogo urumva ko niwe muntu nari meze nkaho ndiraho nkigera muri Kigali. Nari maze gutera umugongo abo twazananye, ahubwo nari ngeze igihe nge ubwanjye mera nkaho ntunga abanzanye kuko twabonye umukire uduhereza studio. Ndavuga ntaho kugira mba lifting abo bajyama twababaranye muri ghetto 15 reka iyo studio bampaye mpite mvuga ko ari ba garafrere banjye bagiye babona uko turarana muri ghetto bampaye kuko ntabwo nigeze nishyura inzu ngira muri Kigali. Cyakora nicyo kintu Imana yamfashije, sinigeze nishyura inzu. Nge nakoreragiye wenda kubona imyambaro nuko wambayeho neza nkajya no muri interview ntari buri musitari wese uzi ko yagafasha arabizi ko ibyo ngibyo byamubayeho. Hanyuma byita kizavamo buri ko kizavamo. I know. Hanyuma rero byose byacitse intege biburudubi biradurumbana nyuma yuko Dorimbogo apfuye. Akimara gupfa rwose shase mubeshe pe kubona njye ubwanjye kwigeza kwa Irene byari ibintu bigoye. Byibura ntakoreye umusitari wahatari. Kwigeza kwande no kwande byari ibintu bigoye. Ndabyibuka ko terde munjya kumureba bwa kabiri nkamubwira ngo indirimbo iyi niyi agikanda ambonyemo byamuteye ubwoba. Atarambira ngo ngo no mbebe ngo ndamuzi byahatari ngagira ibigambo ngo nibiki ikingenzi nuko wambonye rumva ukumva bwa kabiri undi nikojejeho irumve ryazina narigenderaga nubwo Dorimbogo atashoroka kumenya ko ari umusitari. Ahubwo ndakubwiza ukuri ko twacanaga muri Kigali mfite gitari mfite ubwiyemezi bwatanje. Wiyemeye kurira kuri Dorimbogo ndimo ndamurira kabona ni ibintu nyine byahatari by'akataraboneka. Hanyuma anjewe ku ruhande rumwe uravuze ngo twarakoranye mu rugo iwanyu ndahazi
papa wawe ni umuntu ukunda gusenga cyane, ugishyiraho derede ugashyika mu rugo byagenze gute? nkimara gushyiraho derede ntabwo nese njya mu rugo, ntabwo Kigali nari maze hafi nk'imyaka 2, kandi njya kujya Kigali nari maze imyaka nabwo 2 mba muri Kamembe nkirangiza ishuri. umva ko ariko nari nkiri umwana mwiza, nubwo ndi umwana mwiza n'ubundi ahubwo nyine uburyo babibona umwana mwiza utarararuka nako ntabwo nararutse. ngaho dukomeza, ahubwo imbere y'ababona ko ndi umwana wenda usa naho ngaragara ukundi kuntu. hari abantu babona umuntu umeze ukunguko bagatangira kwimagina inzoga, itabi. Ndakubwiza ukuri, umuntu wese unywa itabi ufite akajwi gatoya ntagabaho. Bo usanga riba ryaramaze kwicijwe, ijwi riba ryaramaze guhinduka. Sasa ngewe nk'umuntu wa mu bintu by'umuziki ntabwo wambwira ngo njye guvanga inzoga n'itabi nkora ibintu bisaba gukoresha umutwe ngo bizakunde. Never. Nakubwiye ko kugira ngo ushyireho dread ni ibintu byo kugira ngo just nge ngaragare neza imbere y'abantu, kuko abo nkorera ni abarasta, ni abafite umusatsi, ni abameze bate, baba bagomba gusanga nsa nabo kugira ngo nisanishe nabo dukomeze gukominikana. Kuko ndabyibuka ari nyuma yuko dore imboga apfuye nagerageje gukorana na ba Denature. Denature nsanze muri studio mani yebanje kugigira wallahi, kugigira mvuga nugusa no kunegirije wenda umurimo tugiye gukora. Dutangiye gucura nk'ibisanzwe kuko numvaga nanamwishyura ariko akemera ko mucurira indirimbo. Tangiye gucura ariko uburyo barebamo bakambona nk'umugospel, bakabona ndi umuntu utanabishobora, ariko kora ko nzi ko mu brain wanje ari wamuhaye ibiceri yabazanye abagurira amayoga, wenda bisanga bicaye muri studio ari nanjye irimo ngomba kubakorera kuko ninjye mu producer akoreragamo. Mbona ko kugira ngo mbishyikireho mfite umusatsi usanzwe cyane ntago nzagafata, biragoye. Nuze ndamwibagira nimba atari kumwirengagiza, Imana imfashe. Abo muhanzi muramuzi nawe uko twarahuye, niwe babwiye ngo ntago uzagafata utanywa fake. Arumanzi babwiye ngo ntago uzagafata utanywa fake. Kuko karamubabaje. Nari nkikubaza ngo ukigeze mu rugo byaje kugenda gutera noneho nyuma yaho ugereye mu rugo. Nanjye sinari kuzagafata ndashyizeho agasatsi. Hanyuma ubwo ariko mfite petit frère wanjye umenyere ibintu bya social media, bya WhatsApp n'ibiki n'ibiki. Buri cyo nakoraga cyose yahitaga akereka mu rugo. Kwa pasteur wagiye kwagera bimeze gute rero? Buri cyo nakoraga cyose yahitaga akereka mu rugo. Ngiye nagiye kugera mu rugo cyakora ntago bigeze bantokinga ko byatari. Bari babizi ko bashobora kuba bambangamiye cyangwa ntibanambangamiye, baramutse barihingukije kandi ari umwanzuro wanjye nifatiye maze gukura. Sibyo? Wenda ikintu cya mbere cyabababaje nk'ababyeyi ni ukubona nari ndangije ishuri rya muzika, bazi ngo nzajya ncurangira korali, bakabona ahubwo nahise mpindura. Uhita uhinduka neza, ibyo bagutagetengaga atari byo uri gukora. Atari byo ndimo gukora kuko bari biteguye nuko nzajya gucurangira korali. Urakumva? Hanyuma ariko ntago bigize bacika intege cyangwa bagire gute, kubera ko ngitangira ibintu by'ubuhanzi kera ntajya no muri production nkiga mu wa 3 secondaire. Ntekereza ko ari bwo nigeze gukora indirimbo ya mbere, byari indirimbo ijyanye no gukorera ikigo. Papa wanjye ni umwe mu bantu banteraga intege. Najyaga kujya gukora amashusho kubera ko yamye acuruza imyenda kuva na kera, ibintu by'isekene. Akagofero keza karimo agatambwira ngo rero nimba kagukwiruza agakoresha. Ibi bintu mvuga Imana imuhumugije kuko ni umuntu wa mbere wanteye iteka nubwo ari umupasiteri. Noneho ukivuga ku bintu by'amashusho uvanga audio production na video production gute? Haza video ninjye ikora. Hari video nzambona nkabona director ni wowe, ubivanga gute? Nzi ko nenzi ko abantu bazi ko atari ngiye ubikora byose. Hoya njyewe ndabikubaje uko mbizi nyine wowe nsobanura ukuntu bivanga. Kabi nukumenya.
umva ukuntu bimeze navuga ngo logo iri mu mashusho ni director Ben ni DB hejuru akaba akantu kitwa K4 numva akantu ka K4 kari akakera ko naragakura sibyo none twagera muri audio production byatandukanye nkimara kwitwa ndabatangiye ndaba nyirurutare ndaba nyirurutare ariko hari akantu he gusobanura hari ndabatangiye hakaba na ndaba iyo ikiyemo kabiri itiba ndaba iyo yesigasigara he iyo ikaza kubiki iba ndabatangiye iyo indirimbo nyirangije kira mu ndabatangiye ndabamaze ariko itangiye tubango uri ndaba konyi kora ko nibwo ntangiye gukubita imirishyo ku mabuye ndaguta ntangiye ubusobanuro bwazo ntutangiye kububona se uko myanya genda wicumye hanyuma ufite iyihe ntego muri M Record intego mfite muri M Record siho honyine gusa mfite intego ahubwo intego mfite kubagana M Record niri imbere kuko intego nari mfite yariyo nari mfite muri M Record yariyo kuhindura uburyo hagaragaraga ngahindura n'uburyo wenda havugwa nkazana touch nshyashya nkazana imikorere mishyashya nkazana ndetse n'uburyo abakiriya bifuzamo bashaka kuko urumva production ya hambere yari yahindutse avuga ati reka nzane none ibyo mu ishuri ndani hano abahanzi bari muri Rusizi na Nyamasheke bahari biroroshye ko bakumenya cyangwa bagushyikira hano ndatekereza ko mbere nibwo byari bigoye ariko bene wabo nibo bagenda bakabibibwira bati ubu producer uri Rusizi turamuzi nca ku mihanda numva jingo irimo kwivuga ndaba n'ibiki harakaba sinjya ndeba kuri stati ngo mvuge ngo ibintu na postinze ngo nibyo binzaniye abakiriya naba nkubeye cyakorera wenda manager wa studio n'undi muntu umwe maneri niba abakiriya bakura warahiga ubanza ari uko ahari nimero zose ziri ku mbuga nkoranyambaga ziba ziriho nyine nimero ya CEO nawe maneri uciyemo ako ka M k'imbere niko kitwa M ugateranyaho studio record M Record akaba boss akaba nawe boss urumva nta kuntu wazumbwire ngo rero ndashyiraho nimero yanjye kandi mfite hari umuntu ubishinzwe birumvikana hanyuma babana bakiri hariya ariko utandukanye babana bari hariya bari mu byiciro bibiri hari umwana uri hariya wanditse indirimbo wazirunze ariko ntago azi kuririmba hari n'ababana bazi kuririmba ariko batazi kwandika abo bantu babiri batandukanyiriza he ubafasha iki ufite indirimbo nyinshi ariko ntazi kuririmba ariko atazi kuririmba noneho hakaba na wa wundi udafite indirimbo yanditse atazi cyangwa atazi kwandika ariko azi kuririmba reba urugero nka Vestine na Dorcas kuva batangiye hari indirimbo bariyandikira se nta nimwe ariko kuririmba abo nabahanga hanyuma abo bantu bafashe iki bafashe muri ubu buryo rero burya habaho umuririmbyi akaba n'umuvibe ushobora kuzi kwandika utazi kuririmba icyo kintu cyoroshye nko kunywa amazi uzi kwandika indirimbo wayizanye kwa producer rwose hakaba hari wa mwana uzi kuririmba wowe utazi kuririmba ariko uzi kwandika ikintu dukora ni iki ngiki iyo tutangiye gucura ari ibintu bita ngo ni igishinwa cyo ndaza no kukikumvisha mu kanya ari ibintu bita ngo iyo utangiye gucura umuziki kugira ngo ubone injyana nshyashya muri wowe utarinze gushyiramo amagambo ukimagine ugashyiramo ibishinwa bimeze uko ntabitafite amagambo twebwe duhita dusimbuza cya gishinwa twumve kiririmbitse neza tugashyiramo ya magambo ya wa muntu utazi kuririmba wabyumvishe wenyine ubwo akazaza akiga cya gishinwa uburyo cyari kiri kugenda mbese ni nk'uko twakavuze ngo njye nonaha niba nzi kwandika ariko ntazi kuririmba reka nirefere ku muhanzi umwe wenda akavuge nka Kenny Solo
cyangwa se Rosikana ko nibo bantu wenda bakubita udushimwe ukumva nyine tugezweho. Reka nirefere kuri uwo muntu. Ubwo muri gihe niba nzi kwandika amagambo ntafite injyana iryoshye, ubwo mpita nirefera ku muhanzi. Ubwo muri make wa wundi utazi kuririmba ariko azi kwandika, ayaje agasanga muri studio harimo umuntu uzi kuririmba, ahita ko yirefera ku ibyo bintu umuntu yaririmbaga, ndetse bagatangira nyine kuba connected. Sobanure ko kuri buri ruhande rwose umwana uri hariya cyangwa umusore cyangwa inkumi ukeneye kuririmba neza cyangwa ukeneye gukora umuziki we uramufasha. Atazi kuririmba cyangwa atazi kwandika, abenshi mbona nabazi kuririmba, abazi kwandika rwose imyandikire ubusanga ari yepfo ngiyo usanga. None se ko waje gushyiraho derede ukaza gushaka iyo look, umuntu uri kureba ufite umwana we cyangwa se ari afite nk'inkumi ye, afite nk'umusore ariko ukeneye kuririmba gospel, urayikora? Ahubwo maze ngo maze gukorera amakorari angahe, maze gukora korari zirenga 8. Ebyiri muri zo sibumbamamaze. Yarabavuga ariko n'abakiriya bawe kandi warabakoreye. Okay, hari groupe y'abanyeshuri nakita ko ari abanyeshuri, ubwo ntagara abantu bakuze cyane, babarizwe bweyeye. Ubu kuri YouTube irahari, babita ubumwe group. Nabo muri GS Gasuma bari kubireba bahita babibona. Indirimbo zabo rwose muzibona kumwe amajwi n'amashusho. Ni kubwa sinyatiri iriho. Urukumva tuve kuri abo ngabo. Nkombo ifite abanyeshuri baririmbye. Ntekereza ko nta wundi muntu wabakoreye. Nuhagera uzayibona. Nkombo wandika Nkombo gospel uzambona. Urukumva since nyinshi nimba tuvace za bweyeye tukaba dufashe Nkombo, uzufate Bugarama kurya 7. Harimo abagospel maze gukorera batari bakeye, kandi ni korari. No kuvuga ngo icyo nakubwira ndashizemo za Nyamashiki n'abandi bahanzi bacya binanga bo kunkanga, ndashizemo kuvuga ngo umuntu ngazajya gukoresha umuziki kubera ko yabonye ngo mu gospel bene wabo, ngo we kurikirana ikiri buve, amavuta ari buve mu muziki yagukoreye, umwe muzima kabisa, handi wumva umuziki ukavuga ati cyakoze nabonye umuziki, nabonye umupeti uzi gucuranga ku rwego rwo hejuru. Uriyumva ku buryo wumva uzi gucuranga? Of course yes, ndi umucuranzi. Ushaka kubimenya azaze nsange muri studio. Element umufata ute? Element rero byarenze uko namufataga. Byabaye ibindi. Element ni icyitegererezo ku bantu benshi. Gutya njye kukubwira, dushobora kuba tuzi wenda ko ari umuntu wadanje uzi gucuranga bihambaye, sibyo? Ariko abantu bataramubona ari muri studio ntibabyemera. Utuvideo twishi tumaze gusohoka kenshi usanga ari umucuranzi imbere ye, ufite gitari cyangwa se ufite piano. Element akoresha ubwonko nagakoresha umuziki uranga. Abazi neza ngo ndamutse mbonye akantu kameze kunguko niyo kaba ari akacurangisho k'amasegonda 5 numvishe mu ndirimbo y'umuntu wo muri Zanzibar. Ndetse ngatangiraho nuba ku muziki urinda urangira w'iminota 5. Ndetse ugasanga ko kantu akabyajemo imiziki y'icyumweru cyose cyangwa niyo mpamvu bamushinja gukora indirimbo z'abandi. Amakopi se ntibakora kopi ariko zikarya ntacyo bintwaye. Uramushyigikiye kandi ari umuproducer mwe wanyu adahanga ibye. Icyo mwubahira ni wa muntu wizirika ku kantu, akizirikaho akavuga ati niba aka kantu gashobora kungaburira. Setu ndashaka umucuranzi wa mbere mu gihugu, shaka umuntu wa mbere mu gihugu uzi kwandika, akazana nk'abantu 5 barumagana abandi bose, akavuga ati iki kintu kibyaza mu musaruro. Element nkuko bivuze umusobanure neza, bavuga ko we hazi nyine ubu mutwazi kukoresha, ariko bamushinja ko atazi ku mastering kuva yatangira indirimbo zose masteringwa na Bobo Pro. Indirimbo yako nubundi ariko twe twizera ibyo tubona, niba zi masteringwa na Bobo Pro tugomba kubyemera ye gukora ko ni Bobo twumva. Ndetse niyo yaba ya masteringwe na Element tuzibaza kuki Bobo atashizemo Jimmy.
kandi wasanga Element amaze kumenya kandi ko abana neje muri sinzi umuntu wavuze ngo Bobo ngo nta n'ikintu akora ngo aragenda agahita ashyiramo ya jingo yo gusanga akabara ararangije. Biranashoboka, ndakubwiza ukuri, ngiye byigeze kumbaho. Byigeze kumbaho ngiye kumastaringisha boro yanjye. Ntungurwa no kumva ngiri gukorwa nande na Evidex. Sibyo? Mu bisumizi. Evidex nawe ara mastering. Na Fanta ka mastering. Na sikara wenda nakwibagirwa. Rukumva? Ntungurwa no gusanga umuntu wari witeze ko ari nawe uri mu kumasteringire atari ukuzaniye boro yawe. Nge natunguwe no gusanga Evidex ari wifite muri studio nsanga ari no kuyikora. Kigena none nari njyanye na foto kakanyama kanjyanye kwa noze kwa Tede. Nsanga umuntu urifite siwe naye nayihaye. Sinawe ugomba kuyikoraho. Cyakora ntabwo ari ngiye ugombaga kwishyura Bob. Ahubwo umuhanzi niba namukoreye ku 40 akavuga ati nge nzongeraho veni njyane ku muntu mixing. Yari yambwiye ko Bob ari uzayi mixing. Cyakora yasohotse irimo jingo ya Bob. Kandi warisanze kwa Evidex. Bishatse kuvuga ngo rero ririya zina ryarubatswe. Ushobora kumastaringa indirimbo wanyu ugashyiramo jingo ya Bob abantu bakaba babanga ni Bob wa mastering. Of course yes. Cyane cyane iyo ukora ibintu byiza biryoshye nk'ibyo nyine bifite agatuza. Cyakora ngiye ikintu ntazigera nkora. Indirimbo yanjye ngiye munabyumve sinzigera nshyiramo jingo y'indi muntu never. Why? Kandi ngiye mbizi ko nshobora kubikora bigakunda. None se wowe byose urabishoboye. Why byakora singi nta. Wowe byose urabishoboye, byose urabyikorera. Of course yes. Cyakora kangwira ikintu ntashobora gukina nacyo. Indirimbo y'umugospel ahivi kagera. Subiramo ngo y'umugospel. Ngiye nifashisha abandi bantu. Kijyanye na mastering y'amajwi ndakikorera na mixing. Ariko imicurangire rwose waho nduzi gucuranga muri korari ndamuzana mu mwitwaze tugakorana nayo turi gucura turakorana yumva ko muri komisiyo uko bacuranze bitandukanye nuko ndi bubacurange minsi ko ngiye ngomba gukenera abacuranzi babo. Ariko tuganiriye umwanya kandi mwiza. Ndashaka none uba abantu bamaje kutwumva bamaze umwanya baduteza umwanya umuntu ugeze kuno muntu atayumvishe kino kiganiro we aba yateza amatwi umwumvishe tumwe mu tuntu twawe wakoze ho gato umubwati dore noneho wasanga nkagucye wa musore wa yankumiri kutureba ivuga ati hano iwacu hari umuproducer cyane cyane uri bunkorere kandi akankorera ibintu byiza akabimpa neza ari ibintu bizima utwumvisheho kantu wakoze hanyuma uhite unanyibutsa uburyo mperukure n'umuhanzi cyangwa reka tubane tuvuge ku kantu duhere ku cy'ubuhanzi tujye twabereka aho bigeze. Mperuka uri n'umuhanzi turacyabikora bara rero ntabwo aba producer ari umuhanzi ahubwo nge nuko nahinduye icyo kuvuga ngo reka nge mu bijyanye no kuririmba ahubwo gucuranga mbibyaza umusaruro. Niba no kuririmba bizaze bituruka mu byo nzanazikorera nge ubwanjye ya muziki nzayikorera. Akaraga gitari kanjye banza kanandusha imyaka ese gitari irashaje impamvu niyo haje gitari nshyashya n'izindi zibanze hari niyo haje gitari nshyashya sinjya nyikoraho. Aka gitari kamaye ama inspiration kuva kera. Umurya wako jubaho ngasubiza hundi ukagira ute ngasubiza hundi. Ariko impamvu aka gitari ntazagakura imbere y'amaso yewe no kwa Dorimbogo suko nari nyoboye kuja gufata izindi gitari nshyashya. Ese muganiro nayo niwe wanatwaraga kwa Dorimbogo mu biganiro nuko nzikoraho yankuye ngiye bwanyi no gitari niga gucuranga mu rusengero niyo nahereye njya kugira gute production niyo mbese akantu gato navumburaga kagurya leta njya ku mashini nisanga nakabyaje umuziki ugaragara. Ese mperuka uzi gucuranga indirimbo za gakondo handimba gakondo uzi gucuranga
urambaza iki mani kurenza mani urambaza none se urabiyobeye kuva mu bwana gitari y'agakecuru iyi nyecuru iyi ngiyi ni ibyara umuziki wari wabona Bob Marley acuranga gitari nshyashya nuko zitabagaho ntiyari umukire yagiraga gitari yaboze none nkibuka ko abantu tugiye gusorezaho mbere yuko utwereka ku maproje yawe n'utuntu buri murakora kandi tugiye gusorezaho wigeze uhagarika ikigo cyose amaraso byari byagenze ute wigeze uhagarika ikigo cy'amashuri aho wigaga amaraso byari byagenze ute turakomeze wowe mpa story yo guhagarika ikigo amaraso ariko kubera impamvu y'umukobwa byari byagenze gute se kuko ndacyanabyibuka mukagira imana we nibivangamo umukobwa rero inkuru urahita yicurika kereka tubifatiye indi munsi njyewe hari agastori gato nshaka ko umbwira sa nk'unshonesha ni story y'imashini zo mu kigo wahinduye ugahindura password okay akora warushize akantu k'umukobwa kandi haya akantu k'umukobwa kaza password wari wahinduye ari izina ry'umukobwa ngaho ndabura rero ko wagimba bari ari habaye iki bini wagimba barira kwezi ira story ndashaka umubwire hari habaye iki kuva kera uko ubu producer cyangwa ubu buhanga ufite no kuva kera ukiga muri secondaire wari ufite ku machine itangaje bira bintu nari ntaratangira production nigaga tronkome ni muri GS Muganza Medical Conseil ndacyana hibuka arago nahibagirwa ni kigo kiyobowe n'abapadiri n'amamansera aho ubukorikori bwo bwanatangiye kera hari mugani ntekereza ko natangiye kwinjira muri lab ya computer igihe bari barashyizeho amarushanwa ya CPG y'ibijyanye no gushushanya inkuru no kwandika imivugo ariko nyine ivuga ku bijyanye n'u Rwanda n'u Burundi na Kongo ndabyibuka nanjye wabaye wa mbere tujya guperforminga bwa mbere twaperformingiye muri Saint Paul mu Bugarama tuza kuhava dukomereza muri Kamembe cyakora abantu bankweyemo bansinze abanyamuru ntabahe ariko nuko ntarimenyereye nyine guperformingana n'abandi guhangana tugaruka iki kintu cyo guhindura amapassword njyewe nari umuntu nzi kureba tutorial ku rwego rwo hejuru sinakuye ko natunze imashini nyine umwana nari umuntu nzi kureba tutorial nkareba ngo ese imashini bayikontorora gute biki none ahantu banabyiciye imashini ya mwarimu yari iriho sava yari yo sava ikontorora ndimo mashini yose ku buryo bashobora kuyinjira mu gahita ubona ndimo mashini yose n'ibyo abanyeshuri barimo gukora ngi niyo ninjiyemo ya mwarimu mpita ntangira gukontorora n'izindi mpita mpindura password mbikora nkina nge nk'uko imashini yanjye nayihinduraga password hataza kugira undi muntu w'umunyeshuri uza akareba ibyo mba nibereyemo imashini yanjye muri class wasangaga irimo utuziki n'uduki aravugaga nti rero prof ataza kuza agasanga imashini yanjye ntirimo amasomo gusa ahubwo hiberemo n'umuziki none nza guhabira ku ya mwarimu nisanga ya password nakubitaga mu mashini yanjye ariyo nakubise mu mashini yandi yose nsanga ahubwo ni iri kuyakontorora yose mbaza ngo byagenze gute giye baje kundira muri class ahubwo ubwo buranyishe ndaguruka ahubwo gusimbuka nkagenda njyewe bwanyu nuko nari mfite ubwoba ahubwo director yaragiye kumbaza ngo wabikuze ute mugenda mwarimu watwigishaga atarabizi mugenda mwarimu watwigishaga atarabizi uwo mwarimu cyakora baje kumuhindura bashyira mu wundi bitaga Zebro Zebro arabizi utuntu tw'imashini urumva aratumenyereye ahubwo mbere nyuma yawo nibwo natangiye ahubwo ibintu by'umuziki mbere yawo urumva nari nshoboye ibintu byo gukina n'imashini ndi n'umudije ku muhanda ndi n'umunyeshuri mu wa gatatu secondaire ariko urumva ibyo gucuranga byanjemo ku ishuri bazanye bya bipiyano bya kera by'ibiti byo mu bigo by'amashuri bya Katolika nibwo natangiye kuma nshaka kujya gucuranga nkajya naniba ufunguzo nkajya muri lab nkajya gucuranga iyo story ukuntu yarangiye password yanditse ku kibaho urayibuka
nanditse ku kibaho kugira ngo nibayibona baze kubishyiramo bivemo, kandi barayishyizemo binavamo. ahubwo uwo mukobwa bituma muvuga nta wundi bumuvuga. Reka bya kera ni ibya kera. Yewe ndashaka ko uza kuvugisha uvuga izina ry'uwo mukobwa. Ntabwo namuvuga. Nibivuga. Cyakora izina rye ritangizwa na rigasobwa na ne. Ego Emeline. Mbo twakomera yawe kuki ataba inde shaka undi kuki ataba Verine. Mbo sawa twereka none kano kanya ufite sheri. Nona ngira abasheri benshi barengana 200. Negereza agatebe hano. None se kuvuze nka Irene yavuze ngo afite abana benshi, ngafite bamaje kuba nka 5 kandi tuzi kagira umwana umwe. Uyo ngaho biratandukanye. Wowe ufite umwana ntabwo mubyara ku musheri, mubyara ku mugore wawe. Hanyuma abasheri byajute. Ngira abasheri just niba umbwiye ngo sheri. Sheri ni ijambo ry'igifaransa. Sibyo se? Umuntu ashaka kubwira mon cher. Tabakubwiye ngo inshuti yanjye. Akuyeho iyo mo akabivuga ukundi kuntu mu buryo buri avuga masheri. Kandi ni ijambo rimwe abavuze. Nge ntekereza ko sheri ari inshuti. Nge ngira inshuti umukobwa mukundana. Ahubwo uyumbaza gutya. Iyo umbaza guri. Umukobwa dukundana rero yaranyanze. Ntawe. Yakwangiye iki? Yanyangiye ko ndi umustar. Ndavuga tuntu rusatsi. Yaranyanze. Uko umuntu tubina twotera utuntu dusatsi bina twotera itabi na inzoga yanagotse. Ababona ngo rutuntu tuzatuma nkwa itabi tugatuma nzanywa inzoga. Ahubwo yarakoze. Ibi ngibi kunyanga kubera ko ngo nashyizeho dread. Ibi byatumye ngira icyo nitaho kurushaho. Byatumye mpanga amaso yanjye mu gukora. Ngaha agaciro babandi bampereza amafaranga kubera ko ngaragara nk'umustar. Kurusha uko ngi nagafasha amafaranga nkayaha umukobwa kugira ngo ngaragare nkuko nshaka kwamera. Wakiyahurira umukobwa ngo yakwanze? Never. Kubera ahubwo mpita nkomera. Mpita numva nakabyibushye kurushaho ngaho. Utekereza ko ari iki umukobwa yaranzaniye? Ese tutarengereye ubona umumaro w'umukobwa mutarabana imbere yawe usibye wenda kuryamana gusa. Sinjya mbikora ibyo bintu. Ariko usibye kuryamana gusa imbere y'umukobwa mukundana ubona ari iki kintu kumariye cyatuma wowe wakiyaho. Of course yes. Njye mbabwiza ukuri. Reka mbabwiza ukuri ibintu tubishyira ahagaragara. Umukobwa mukundana none ahangaha mutaragira intego yo kubana. Usibye kuryamana hagati yawe nawe ubona ari iki kintu akumariye na kimwe cyatuma wowe tumutwe kumva utaye umutwe kumva byakurenze kugeza ibyo ni wowe ubivuze? Ni njye ubivuze of course yes. Wabisubiramo? Nabisubira. Wa mukobwa hicaye wabisubiramo? Nabisubira. None se bonda cyamubona? Nagahinda ufite koko yakwanza reka. Kaoya kandi byaranteye gukomera. Nje byanteye gukomera. Ubu nona ubwo wari kundeba akavuga ati mana we. Yo mana we. Ubwira icyo umusore wiyahurira inkumi ngo yamwanze? Umusore wiyahurira inkumi condoléance basi nihangana. Irani igini babamo. Abasore biyahura kubera abakobwa irani igini bibari mu ndani. Ni jini? Ni igini batera kwiyahura. Amaye. Ni umudayimoni uzukinjira mu basore ukabumvishamo kubera ko umukobwa yanyanze reka niyahure. Why? Hakintu cyatuma biya ku buzima kubera. Why you can live your life? Kubera iki ushobora gusiga ubuzima bwawe ngo ujye guhita mu bundi buzima utigeze just kugira ngo wumve kubayo. Cyakora nicyo nanivugira kuvuka mu muryango wa Gikristo hari banza ari byo bituma umuntu ajyana akaba macuwa mu mutwe. Sintekereza ko kwiyahura kubera ko nazize umukobwa niyo yaba atari umukobwa ari umuryango wanjye wose wayo utanahari nkumva ubuzima bwanjye burashize ntabwo nshobora kwiyahura. Sibyo? Kubera ko nzi neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima bwiza. Ikindi ushobora guhitamo ubuzima bubuga ukazabuba mu iteka ryose. Ndavuga mu muriro muri gihe no. Wayi nishora mu muriro kandi nzi ko Yesu
arimo adusabira kuzawite. Yego pasiteri we. Oya nuko mbizi. Murakoze. Twiyerekere ku proje zawe hanyuma dusoza ikiganiro. Pasiteri we twereke. Twumvishe kuza proje zawe, twumve babana, twumve ukuntu bimeze hano. Urumva? Turebe ukuntu byari byo, ariko wigeze pasiteri ku ngufu none. Zo kwigira pasiteri. Bura nunganiriza ubutaha. Nzakubwira ukuntu bitoroshye gutunga umusatsi kandi uturuka mu muryango wa Gikristo. Abantu bararikiye pati kabiri. Abantu bateguza igice cya kabiri. Nimbo tuzaganira ku bijyanye n'umusatsi n'abarasta batunga umusatsi, deep life yabo, uburyo bwabo biyumva. Uburyo gitwaza tabemera. Uburyo twe twiyumvamo nsanzwe ndabumenyere kuko nabayeho ntagira umusatsi. Nabaye no muri korali. Nzi uburyo ababa muri korali bafata umuntu utagira bafata nabo ugira umusatsi. Ibyo nyine nzabibaganiriza ubutaha. Noneho wagera hano mu cyaro ho noneho yaba no mu mujyi. Ariko no wagera hano mu cyaro ampaye nka ya byuma byawe ko byeshe. Uzikigwa ikanacuranga nawe. Urumva? Ibyo ngibyo wenda tuzabigaruka ubutaha. Ariko sinzi niba ibi ngibyo urimo kubibona. Kameramani wazanye. Kameramani nazanye se akatazana anaturebera hano. Habaye wowe dukubitiremo. Okay, agiye kutwumvisha ku tuntu tuduporoje. Mbanze negere hino guca atwumvishe ku tuntu tuduporoje mu kuntu koryo n'utoronso. Numve wa muntu ukuntu yivuga ngo tunazi kudukora. Twumve ukuntu badukora. Banzangara nawaze gusobanurira kare nkubwira ibintu bijyanye n'igishinwa. Handi umuhanzi ashobora kuza adafite amagambo. Cyangwa se afite amagambo gusa ariko adafite uburyo ki yaririmba. Nuzo kumva ayo magambo uraza kumva nta jambo na rimwe ririzima ririmo. Nta jambo na rimwe ririzima wabo watoramo. Ikiri cyo biti gishinwa. Ni gishinwa. Banza gukora. Before kiamu yanje miyarito. Inwali so mali miyarito. Ikwata no miyarito. Ntabwo rubaho. Imagination ni Before me what you list my life yo. Icyo ururimi rudufasha no kugira ngo aya magambo tuyirefereho duhimba ijambo rijya gusa naryo ariko bisobanuye. Wena nk'urugero mvuge ngo niba mvuze ngo I can live in my side like that. Iryo jambo ntivuze ntabwo ryumvisha. Nshobora kuvanamo ijambo rivuga ngo I can't leave my side for you. Nkabiri nkaza kubiririmba mu buryo bwumvikana. Mu gihe bwa mbere nakoresheje igishinwa just ndi gushaka kugwa mu njyana gusa. Ibi nibyo biha umuntu nyine kumenya noneho ku buryo noneho bimuha gufata vuba kubera ko umuntu wumvisha indirimbo buriya indirimbo umuntu yahimbye wayifata mu minsi 3 ukabuzi kuyiririmba kuruta kwihimbira ibintu byawe. Indirimbo ya Bruce Melody ushobora kuyifata mu minsi 2 mu gihe yawe yakunaniye. None yawe yakunaniye rero uzana ayo magambo ukayirefera kwa ntukajya usimbuza ngakora service wenda bikora agafata indirimbo akayikorera kava. Iki gishinwa nicyo ukorera kava sasa. Hava mu indirimbo ifashe yawe itarigeze irimbwa n'undi muntu. Ukwambisha none harimo beat twumva uburyo bitari. Harimo beat. Kana kanyana yica. Abantu bari kumva touch bumve neza. Before kiamu yanje miyarito. Inwali so mali like to. Ikwata no like to. Before me what you list in my life. Before me what you list in my life yo. Yeah.
Can't like laser. Yeah, you are less my. Turabakumbuje. Before you have one, the money I like. Murumva ko ibintu biri hano ntibisanzwe. Turabakumbuje rero muzaze muri M Record, hanyuma nimero za studio muraza kuzibona muri description y'ino nkuru, hanyuma dukomeze tubane. Ndabashimiye, ngiye nitwaga Mr Bean.